reka nongere basuhuze cyane rero bifurize kandi igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwe mwese batwumva amasaha mu gitondo, igicamunsi cyiza kuri mwe mutwumva amasaha ya nyuma ya saa sita. Murabiraza guterwa rero naho umutwumva muherereye ndetse nuko ingengabe yaho ihagaze. Abatwumva muri ku mugabane wa Afrika no mu bihugu bigiye bitandukanye reka babwire nti ikaze, hanyuma kandi namwe mutwumva muri ku mugabane wa Amerika reka tubabwire ngo ikaze. Abatwumva muri ku mugabane wa Asia ndetse na Oceania mwese reka mbabwire nti ikaze hano ku muyoboro wa Eugene Official mu makuru agezweho nkuko bisanzwe tugiye kugenda twibanda mu makuru y'ibikomeje kubera hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu ntambara rero ikomeye cyane ikomeje guhanganisha M23 ndetse n'abambari bayo, harimo imitwe yitwaje intwaro yakuye mu kiswe ngo ni Wazalendo ndetse kandi n'ibihugu birimo nk'igihugu cy'u Burundi, Afrika y'Epfo ndetse na Tanzania baje ngo gushigikira FARDC mu by'ukuri ngo kugira ngo umutwe wa M23 utazaba kabana cyangwa se ukaba wabambura ibice bigiye bitandukanye nubwo batigeze babishobora. Muri iki gitondo nzindukanye n'umutaramu, ngira ngo mwebonye no tuje mu buryo bwa video, turi live ndi n'umutaramu Vincent. Ubundi akenshi twari dusanzwe dukorana ari kuri tele, ariko noneho kuri uyu munsi bite na gahunda ndende dufite muri iki gitondo biba ngombwa ko twongera kugahuza duhurira rero muri studio kugira ngo tubane. Hanyuma waramutse neza Vincent? Waramutse neza Eugene. Komera cyane. Tukomerane. Hanyuma rero muri iki gitondo n'ubundi tukaba tugarutse tugiye kugaruka n'ubundi ku makuru y'ibiri muri Kivu y'Amajyepfo. Nuvuga ngo ni Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko ku rundi ruhande tugiye kugaruka ku mirwano iri kubera hano muri Sud Kivu, aho duherukana, aho ku munsi w'ejo twaherukanaga tubabwira ukuntu M23 yamaze gufata ikibuga cya Kavumu. Ntabwo byagarukiye aho, umujyi wa Bukavu nawo twari tuzi ko ishobora kufata nk'uyu munsi cyangwa se ikaba yawufata nk'ejo hazaza cyangwa se ejo bundi, ubwo ni ku cyumweru, ariko finally byose ikaba yarabifatiye umunsi umwe gusa. Icyaje gutindana amatangazo. Hanyuma bwana Vincent, ntabwo turi buze kuvuga ukuntu yafashe ikibuga cy'indege cya Kavumu, ahubwo turi buze kwivugira cyane ku mujyi wa Bukavu, kuko hariya ho n'ubundi ku kibuga cy'indege cyo twari twakigarutseho ku munsi w'ejo. Nibyo, ntabwo tugaruka ku buryo ikibuga cya Bukavu cya Kavumu ejo cyafashwe, ahubwo turirebera umujyi wa Bukavu uburyo M23 yawinjiyemo. Ariko kugira tubanze kugera mu uyu mujyi, tubanze twibutse abaduteza amatwi kandi banatureba uyu mujyi ubundi amakomine awugize. Wenda gato mbere yuko wenda tubabwiye ku ncamake byo tugiye kuvuga muri umujyi wa Bukavu, kugira ngo tubone tutangire noneho mu makuru tubereke n'uburyo umujyi uteye byose. Turaza kuvuga ukuntu izi ngabo kwinjira hano muri umujyi wa Bukavu, turaza kubanza kubabwira ukuntu igisirikare cy'u Burundi ndetse na FARDC habaye icyitwa discommunication, biza gutumiza ingabo ngo zitarwana z'abarundi. Turaza kugaruka ku kuntu izi ngabo zasizemo ibikoresho byinshi hariya. Turaza kubabwira ukuntu izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Kinshasa. Ejo bagize gutya rwose ari gucika, bashaka gushimuta n'abaturage. Turaza kubigarukaho ku kuntu abaprisonnier cyangwa se imfungwa zatorotse. Byose na makuru turi buze kugenda tugarukaho. Icyo wowe usabwa gusa ni ukubana natwe. Ngira ngo Vincent, noneho nk'uko wari unabivuze, twatangira no kuri iyo nkuru wari umaze kutubwira uti twahera ku duce cyangwa se ku turere tugize uyu mujyi wa Bukavu mbere uko tuwinjiramo neza, noneho tukarinjira uburyo M23 yagezemo ku munsi w'ejo. Umujyi wa Bukavu nyine nk'uko abaturage bamwe bazi ko ari umujyi wa Bukavu, twagira ngo tuvuge ukuntu uyu mujyi ungana kugira ngo bahamenye nyirizina. Ni umujyi ufite komine 3. Komine zigera muri 3. Ifite komine bita Bagira, ifite komine bita Kadutu na komine bita Ibanda. Noneho rero M23 mu kwinjira ivuye ku kibuga cya Kavumu, yahise yinjira ivuye mu gace bita Miti. Yahise imanuka igera muri komine bita Bagira. Bagira ihageze yahavuye ikomeza igera muri komine Kadutu.
Kadutu. Kadutu. Ivuye muri komine Kadutu iramanuka igera muri komine bita Ibanda ni ihana imbibi n'u Rwanda. Buriya hariyo ubona za Mururu, hariyo ubona ukamanuka hepfo ku mupaka navuga Rusizi ya kabiri na Rusizi ya mbere, hariya ni muri komine bita Ibanda. Ubwo rero mu 2023 yamanutse igera muri Bagira, imaze kuhagera igera muri Kadutu, iramanuka na Ibanda. Yagiye igenda igera muri komine imwe, ikabanza igahagarara, igashyikirana n'abaturage bahari, bakanezerwa, ikabwira abaturage ati mwebwe mutuze, ntimugire panike, gahunda yacu tuje kubacungura, ntabwo tumeze nka FARDC, ntabwo tumeze nka Wazalendo, ntabwo tumeze nka FDLR, ntabwo tumeze nk'abarundi n'aba bacanshuro bandi mwagiye mwumva bagenda bababuza umutekano cyangwa bagenda babarya utwanyu. Niyo mpamvu abaturage nabo mu by'ukuri bahitagaho ko bemera bakabona nk'ababaherekeza. Ariko igisirikare cya 2023 kikababwira ati hoya musubire mu byanyu. Imanutse bageze muri komine Kadutu, hari harimo abantu benshi bahahungiye bavuye mu duce tundi two hirya no hino, nk'uko wabivuze uraza kubigarukamo uburyo abaturage FARDC yifuza kubatwara, uraza kubigarukaho. Aho bahageze n'abaturage batangira kwakira M23 n'ibyishimo. Bamaze kuhavanaho baramanuka bagera muri komini Ibanda. Noneho mu masaha ya 3 z'ijoro z'ejo niho bari bageze kuri avenue bita Avenue Direct Tanganyika. Batangira banezerwa, batangira bareba uburyo FARDC yagiye itwara ibintu isahura, itwara utuntu tw'abandi, ihasiga imyenda ndetse na bimwe mu bikoresho yari igiye ifite igenda ibita. Barahava, bamaze kuhagera barakomeza bagera ku mupaka uhana imbibi n'u Rwanda. Barakomeza barazamuka bagera za Panzi, baragenda barazamuka ruguru kuri essence, ubungu barazamuka bagera aho bita za Mushununu ya mbere, barazamuka bagera za Mushununu ya kabiri. Nuko rero bagiye bagenda muri buri gace, bagenda buhoro, babikorana ubwitonzi kandi batagumura, batagira badatera abaturage ubwoba, babereka ko baje bo kubacungura nkuko babibasezeranyije. Yes, urwo rugendo rero ndagira ngo mbere ko twinjira muri urwo rugendo munyemerere tubanze tugire gutya, tubigenze dutya. Reka tubanze tubwire abantu ko urugamba rw'ejo impamvu FARDC ngo mu by'ukuri urugamba rwabananiye nkuko abarundi babitangaje. Uru rugamba rwabaye urugamba rukomeye cyane, ariko ku rundi ruhande abarundi bakaba bari gushinja igisirikare cya FARDC ngo na FDLR na Wazalendo ko bafatanye, kuba ngo aribo batumye urugamba ngo rutsinda barutsindwa nyine, barutsindwa batarurwana nkuko ngo bari babyiteze. Ibiro barabivuga bashingiye kuki. Ejo nari nababwiye ukuntu izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Ikishasa zari zateguye urugamba zivuga ziti tugiye kurwana. Kugira gatatu navuga ko ubundi ikibuga cy'indege agombaga kugifata kuri tariki 23, ariko biranga bitewe nuko yaje gusanga abagabo hari imisozi strategique bitsindagiyemo, birangira nyine bibananiye byanze. Icyo gihe nabibabwiye, niba hari abantu ejo twabanye muri live narababwiye ni M23 yabanje gusa n'irwana hariya, bamwe bahita badoginga bajya kuzenguruka iyo misozi irimo imisozi iri hafi n'iri parike ya Gahuzi Biega. Igezeyo nono imaze kugera aho ngo kuri imisozi bahagarika urugamba, bahita batangira kwinjira mu byombo, bafata ibyombo byo barabihuza, barangije bafata na systeme y'ibyombo bya FARDC barabimonitoringa babyinjiramo. Niho rero ndi kuvuga nti cyangwa se no aha barundi bagezaho baravuga bati urugamba impamvu rwatunaniye, twagezaho signal irabura, tubura mu by'ukuri uburyo twumvira, habaho miscommunication. Uruhande rwo gwizingabo ziri kurwana ku butegetsi bw'Ikishasa abarundi bitwayemo nabi FARDC ko ariyo ngo yabagambaniye kuko ngo ageza babarakariye nyine, bayirakariye cyane, barakariye FARDC, batangiye gusubira no muri make ngo FARDC ngo yarabagambaniye kuko ngo yatumye nyine ngo yahisa ikuraho ngo ibyombo cyangwa se itumanaho, hanyuma no ngo babura uko barasa kuko ngo bajya kurasa ngo bakabona bo ubwabo barasana bitewe nuko nta byombo nyine, nta makuru bafite nyine yaho barasa, nta makuru yabagahari. None se urabona niba nani FNDB gisirikare cy'ubumwe kivuga
FNDB Force Nationale de Défense du Burundi bavuga yuko bagambaniwe na FARDC nta sano bifitanye n'ijambo president wabo yaba yaravuze yuko batapfa nk'ihene nkuko abakongomani ngo bapfuye nk'ihene kuko buri ari jambo nuko batuka FARDC kaba yarakaye kavuga ati nabo tipe ka tubereke nabo bapfe nkuko twapfaga ya nukuvuga ngo sinzi niba wenda na hariya wenda biragoye kuko abarundi burya ngo bariyaminiya cyane mu kurwana nuko yo 23 yagiye ibafenta hanini cyane ikabarusha nyine icyo bita ujyanye strategy nyine ikabarusha ikintu nyine ubujyangi cyangwa se utuntu tw'udutekinike kuko ngubwo bari bamaze kwikokinga ngo bagiye kurwana bagiye kubona ngo ikoranabuhanga ribaguyeho na babuze network bararibuze neza abandi bayifite yuzuye babinjiramo batangira kubahumagura so rero navuga ko wenda hari mu gihugu cy'u Burundi barabiramutse bigezeyo ntabwo byaba nk'urugamba turimo kubona ubu ngubu rusha kuza ko ari nk'urugamba rwaba rumeze ukundi kuntu kuko nabo basa no barimo kurwanira igihugu cyabo basa naho barwanira igihugu cyabo so rero rwaba urugamba rukomeye cyane ariko nkuko twamaze kubibona buryo wagukubise aragusubira kugira ngo udatumbirwa rwose arabyita ko kongera nyine arakongera cyangwa se kubise rwose urahasubira kugira ngo hadatumbirwa so rero burantekereza ko nubundi bakubitwa ariko none baba bihagazeho kurusha uko bari bameze hano muri Kivu y'amajyepfo ndetse n'iy'amajyaruguru hanyuma rero ntabwo ari gusa ntabwo ari uko nguko byagenze aha honyine kuko barakubwira ko burya ngo no bageze no mu mujyi wa Bukavu aho bari birukankiye nabwo ngo biranga mu by'ukuri baravuga bati nituramuka duhunze twenyine twagwa no muri za ambushi hatujyane n'abaturage batangira gukura abaturage ngo bajyane nabo bahungane nabo urabona ko icyo cy'abaturage impamvu bashatse kubatwara muri 1994 yo mu Rwanda igihe habaga jenoside yakorewe abatutsi imaze gukorerwa n'abantu b'intera hamwe ndetse n'abari abo muri FDLR bashatse guhunga babonye yuko RPF bakubise ishuro bajyana n'abaturage kugira ngo babagire ingwati aho bagiye hose ngo bagiye babatwara urumva rero kuko FDL ubundi sanzwe ikorana na FARDC ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa bagira ngo baviduriya mugi babumaremo abaturage noneho bagende babagira ingwate aho bari hose bagiye baberekana none bavuga ati dore abantu bahunze ngaba babikore nkuko babikoze Igoma n'ubundi abaturage bagiye bagahungira mu duce dutandukanye noneho bakahakora inkambi barangiza za nkambi bakazishingamo imbunda nka za Mugunga bamara kuzishingamo imbunda kugira ngo M23 bajye bayirasa yo ntibarase nibarasa bitwaze ko bari mu nkambi bavuga ati dore abantu ni babi bari kurasa mu nkambi z'impunzi nicyo bari bagamije rero kugira ngo batware abaturage noneho nibagera ahantu bahabashyira bashinga inkambi bitwaje ko bafite impunzi bajye bashingamo imbunda basobwe izi mpunzi ntago buriya ntabo batwaye ntago babura ariko abenshi babangiye hano muri commune Ibanda bahageze barabwira ati nimuze tugende tunyure Panzi dukomeze ruguru za essence tugende tugeze aho Uvira abaturage bababera bamba baranga hano muri bagira aho batangiriye bwa mbere nyine bahava bamanuka bavuye ku kibuga cy'indege cya Kavumu bahise bamanukana barabazana babageza hano Kadutu bageze Kadutu baravuga ati ntago tuva Kadutu ruhande rw'isoko kuko hano Kadutu hari isoko rinini cyane niba wabonye amashusho ya nimugoroba hari ahantu FARDC yageze itangira gusahura iza no kubita mu nzira bimwe urubyiruko rugenda rwitwarira imifuka y'amanani yifu rigenda rutwara amabiswi ndetse n'ibindi bintu bataye ibi nibyo bari basabiye kwiri isoko rya Kadutu baraza abaturage bakuye hano barabamanukana babageza hano mu mujyi neza wa Bukavu hafi naho bita kuri Centre de l'Independance bahabasize barababwira ati nimuze tugende bajya mu modoka za modoka babona nta kuntu barabashyiramo babwira ni bagende n'amaguru abaturage baranga ko basubira inyuma bo bajya kwakira mu 23 ya urumva ko mu by'ukuri bagerageje kwirwanaho abaturage rega nta kindi kintu bari gukora kuko zira politike z'amacakubiri nubwo zibarimo zira politike zo kugira nabi kwibasira ubwoko n'ibindi ntabwo zibarimo nk'ibintu bavukanye hanyuma ku rundi ruhande ariko nubwo bimeze gutya FARDC ikomeje abasirikare ba FARDC ba M23 bakomeje gushima cyane witwa Gisekedi impamvu nayo ngo nuko ngo numufatanya cyangwa se ngo ni inshuti y'igisirikare kuko ngo abahisigira ibikoresho urumva rega kubashima ntago babura kubashima urumva hari ibintu bitatu babashimira
M23 hari ibintu bitatu ishimira Kisekedi. Icya mbere Kisekedi ntashaka kumva kugira ngo yumve bakorana ibiganiro noneho babashe kujya mu butegetsi nabo nk'abandi noneho akomeza abashuke bari mu butegetsi ashaka kugira ngo ubutegetsi bafate hatabayeho n'amatora waragira ngo kuko aramutse yemeye bazajya gukompeta yajyamo nayo ikazakompeta impamvu nyine bamushimira aravuga ati aba bantu hari igenda bari kudushyira mu biganiro bakazajya bavuga ati aba bantu ubundi dukwiye kubepoza ibyo tuganira kubera yuko nta n'imbaraga bafite bakabatinza muri gahunda yabo noneho bakabatinza muri gahunda yabo yo kubohora abaturage no kubohora nk'abanyamahanga buriya barimo hari ababoshye cyangwa ugasanga abanyamahanga bakora imirimo yabo bibwa na wazarendo nabo bameze nk'ababoshye bituma badakora bizinesi zabo neza noneho bakavuga ati rero turagushimira ko wanze ko tuganira katukwereka imbaraga dufite nitumana kukwereka imbaraga dufite uzajya wakemera ibyo tukubwira. Icya kabiri bamushimira yuko uri kubyumva yabahaye intwaro aravuga ati rwose ndabizi yuko muvuye mu buhunzi mumaze mu imyaka 30 kambagurira intwaro zifatika mwakoresha igihe kinini none nziye FARDC idashoboye nziye wazarenda idashoboye none izazibashyikirize. Icyo nacyo ni cya kabiri umutwe wa 23 ushimira Kisekedi. Icya gatatu iramushimira ko atahishe uko ameze ntabwo yigeze ahisha yeretse isi yose uko ameze ko afata ibibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akabitwerera ibihugu baturanye ndetse n'abayobozi bahozeho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Urumva icyo ntibabura kukimushimira kuko iyo acejeka ntibari kumenya ko atekereza kuriya ariko yarabiyeretse abereka ko nta kindi gitekerezo kindi afite ko igitekerezo kimurimo ateze ibisubizo bizazahura ubukungu bw'igihugu cye bizazahura politike y'igihugu cye bizatanga umutekano w'igihugu cye ku mahanga imuhane nyine. Urumva nabyo ntago babura kumushimira kugira ngo bavure indwara baza aho ituruka bavuga ati tugiye kuvura indwara ikibazo cy'umutekano ubundi byaturutse Kisekedi. Yes, ubwo urumva ko Gisekedi we arimo aragenda mu by'ukuri abihera ibikoresho nge niho natsitsaga kuko arimo arabihera ibikoresho ko nyine arabiguze numufatanya ni inshuti rwose numufatanya bikorwa wagahato se ngo ni friend of soldier ubwo tubivuze ukuntu byari byiza ko ni friend of revolutionism kuko bariya na revolutionnaire noneho rero abaye friend of revolutionism rero bati ni inshuti y'abasirikare byose n'abantu bashaka kubohora igihugu abaye inshuti yabo. So Gisekedi rero mu by'ukuri ibintu birasa no byatangiye gusa no biri kugenda bihindagurika cyangwa se bihindura isura aho ubu tuvugana mu by'ukuri n'iki gitondo abaturage batangiye kugenda bamushinja ibintu bigiye bitandukanye. Okay, nabonye ariko n'abasirikare bamushinje nawe nimugoroba ubwo narebaga uburyo abasirikare burira amamodoka bagenda bafata utuntu tumwe na tumwe bafite badupakira hari harimo uvuga mu iringana aravuga ngo Kisekedi yatubereye umuntu mubi akwiye kugenda akwiye kuvaho abivuga n'umujinya. Ibyo ni bikwereka ko niba n'igisirikare gitangiye kumunenga n'ikisha sa bishoboka ko bishobora kugenda ukundi. No kuvuga ngo hano urasanga bavuze bati bakubise imibare abanaliste bahariya mu by'ukuri batangiye gusesengura mbere nagira ngo basesengurira Goma ariko sinzi yo basesengurira kuko Goma bayivuyemo businzo babandi batavuga ko yafashwe se babandi batavuga nyine bavuga habanye n'ibiri kuba nyine ariko urabarenganya niho bakura umukati kubeshya bakabeshya Gisekedi ko adahara ari ikisha sa nk'ubu yarari minici agomba kumubeshya nyine. Baravuga bati M23 ifata ahantu bita Masisi ifata Masisi zone Masisi centre uwitwa Gisekedi burangwa ari yibere Katari yagiye ikipe ya Paris Saint-Germain yagiye kwirebera ikipe Paris Saint-Germain yitwa Paris Saint-Germain y'Paris yagiye kwirebera ukuntu imikino ikorwa abandi nabo bari gutanga igihugu Kame Maria yagiye kuri umupira we nubango barimo baramushinja kwa ngo imigi cyangwa se ahantu heza hose M23 hafata yagiye yatembereye nta ruhara bifitemo ntabwo abari ingambanye buriya nibyo ejo nakubwiraga noneho bakavuga bati Goma ijya gufatwa
cyangwa ayo 23 bizi gahunda ze zose cyangwa baba babiziranye ikabikora adahari. None ngo Goma ijya gufatwa ngo uyu mugabo yari yagiye muri South Africa yigire muri anniversaire ya murumuna we y'umuvandimwe we, bajya gufata Goma. Bafashe Goma burani yibere muri South Africa. Nagize ngo yari yagiye mu irahira rya Trump. Kada ntago bamutumiye uyu mugabo, ntabwo rwose yari ngo yari mu ariko batumiye Moise Katumbi, ngo yari yagiye mu birori bya anniversaire ya murumuna we. Uyu munsi ro Bukavu ngo bayifashe uyu mugabo yibereye mu Budage ari gukorana na Saint Valentin n'umugore we, ari muri Saint Valentin aryohewe. Batero nta kuntu umugabo ibintu rwose yaba atabihunga bireba, ndetse wanagira ngo M23 yafata yamubwiye ku buryo avuga terekame mpigamiye, kamubwira ati va mu muhanda, va mu nzira, tuze twifatire abaturage bacu, tubabohore, tubatoze discipline. Ariko wambwira ukuntu bitwa Masunzu bavuye muri uriya mugi. Masunzu nibyo twavugaga ejo nimugoroba, ejo bundi nimugoroba, aho twavugaga yuko M23 yamufashe matekwa, ariko M23 kabitari yabyemeza cyangwa ibihakane. Birashoboka ko ushobora kubimufite cyangwa akaba yahisemo gukuramo akarenge akagenda akajya nka za Fizi, uri kubyumva, akagenda akajya za Uvira kugira ngo arebe yuko atahura n'ingorane nk'izo Chirimwami yahuye nazo, kuko ntabwo twavuga ko yabagiye kwijwe. So rero ubwo ibyaba bagabo urumva ibi nk'uyu nguyu, ubwo ndavuga uyu Masunzu, urumva we yari afite gahunda cyangwa se yari azi gahunda zose, kuko nye ntabwo wambwira ngo yaba yakiva harakimara guhunga bucyo umujyi barawufata. Nyine urumva niba bashobora kuba bazi gahunda ziwe. Urabizi nk'uko abarundi nubwo tutabaveba bashobora kuba babigize urwitwazo, bavuze yuko habayeho miscommunication kugira ngo ikibuga cy'indege cya Kavumu gifatwe, ko ibyombo byabo bitakoraga babashe gucommunicatinga nabo muri FARDC ndetse na FDL na Wazalendo. Ushobora gusanga rero M23 yarinjiriye ikoranabuhanga ryabo, noneho ibyo bavugana abasirikare ba FARDC na Wazalendo na FDL ndetse n'abashanshuro M23 nayo kabibyumva, noneho yabyumva bakavuga ati perezida ari bujyanga kuko niwe chef d'état major supreme. Perezida ati chef d'état major supreme aragibunaka, noneho bamara kubyumva nawe akavuga ati niba rero aragibunaka katujye kwifatira uriya mujyi atahari, bari abasirikare biwe kuko barahita bubahiriza icyo societe civile yababwiye. Ariko ngiye mbona nubwo yanahaba bahafata, nubwo yaba ari mu gihugu yahafata, kuko abasirikare bagaragaje intege nkeya. Ariko ku rundi ruhande impamvu intege nke z'abasirikare zirumvikana, kuko burango ni n'abasirikare batabona amafaranga. Nyine amafaranga iyo bayahaye umuyobozi ngo yabashyire ahita yirira ayakubita umufuka, bigatuma abasirikare bakora badahembwa, akaba niyo mpamvu usanga rimwe na rimwe bari no kwiba. Izi ngabo ngo niyo hagize nk'igwa ku mafaranga irayatwara rwose irigendera. Ntabwo wabonye bari kurya amandazi hano, hari n'ubwo ahantu hari n'amaminere ngo barayiba, barangiza bakivira rwose ahita akuramo imyenda akambara imyenda ya siporo, kubitamo udukweto twa siporo n'imyenda ya siporo akiruka, noneho akajya kugurisha twatubuye, agasigara tugura utuntu two kwirira, kuko mu rugo nta kintu kiba gihari. Ntitwakomereza i Burundi. I Burundi rero mu by'ukuri twakababwiye inkuru twayigendanishije n'ukuntu abasirikare b'abarundi bahise bacika ejo ku mugoroba, bavaga mu mujyi wa Bukavu basohokamo bigendera, bitewe nuko nyine ngo FARDC ngo yari yabagambaniye gusa, ariko bahabaho no guhindura igisirikare mu Burundi. Nyuma yuko Ndayishimiye nyine avuze amagambo wumva avuganye ubwoba yuko u Rwanda rushobora kumutera, ndetse akavuga yuko atazemera gupfa nk'ihene, yahise ahindura abayobozi b'igisirikare beshi, ariko afata n'abayobozi ba gisirikare bamwe abagira abaguverineri mu ntara zihana imbibi n'u Rwanda, nkaho intara ya Ngozi yayihaye uwahoze ari umupolisi, umujenerali major de police, akaba ari uri kuyiyobora. Mu gisirikare rero akaba yahise agira abayobozi bakurikira: General de Brigade Gregoire General de Brigade Gregoire Ndorarigonya yamugize Inspecteur General muri Ministeri y'Ingabo. Afata uwitwa General de Brigade Elia Bukuru
amugira chef de service chargé de formation à l'état major, niwe ushinzwe ibyerekeranye n'amahugurwa ya gisirikare muri état major. Arakomeza afata undi muyobozi, undi musirikare yanomye, yagize chef de service chargé du budget et de finances muri chef d'état major uwitwa Colonel Venant Hakizimana. Agena ushinzwe statistique ndetse na stratégie militaire uwitwa Colonel Jean Dodier Gahungu. Agena ushinzwe directeur d'encadrement et la mobilisation à la direction générale des anciens combattants, amugira Colonel Ezekiel Nijembazi. Agira commandant de la 4e division, amugira Colonel Desire Manirakiza. Ahita avuga ati ibyemezo rero bihite bishyirwa mu bikorwa nkimara kubisinya. Ubona impamvu ari iyihe? Uyu Ndayishimiye isahindura abayobozi mu gisirikare nyuma yuko avuze n'amagambo akomeye yuko u Rwanda rushobora kumutera, ariko simbibona nk'ukuri nuko asanzwe bivuga nk'uko Gisekedi nawe avuga ko yatewe n'u Rwanda. Ubona impamvu yahinduye igisirikare ari uyu mugabo Gisekedi imini neva uramutse urebye hari impamvu imwe cyangwa se zigera kuri ebyiri. Impamvu ya mbere ni kuba nyine yikanga ko nyine mu by'ukuri ashobora kuba yaterwa cyangwa se yaterwa nande, yaterwa nyine n'izi M23 imuterera ikize kandi M23 aho ishaka kubohora ni muri Kongo kugira ibohora abaturage ba Kongo. Umenye yuko acumbikiye umwanzi kandi abayobozi igisirikare cya FARDC n'ubundi niyo kizirukankira. Uravuga yuko igisirikare cya FARDC na Wazalendo na FDLR ubagiye guhungira i Burundi. Niamara guhungira i Burundi bazasigare baba menace kuri M23 nk'uko ibivuga. None M23 ukavuga ko kizakomereza i Burundi kugira ije kukubitira y'umwanzi. None bashaka kuyigaba ibitaro baturutse ikabasangayo. Ubwo naringize ngo yajya batayigabye bitero. Noneho ikindi cya kabiri wibuke ko hamaze gupfa abantu benshi, abasirikare benshi b'abarundi batikiriye hano mu gihugu cya Kongo. Kandi mu gutikira kwabo nta n'umusaruro mu byari byabajyanye, nta umusaruro wundi wari wabajyanye se n'uwe si ukubona amafaranga. Hoja ni ukubona amafaranga kandi bari basinye kontra kubona amafaranga, bari kuzajya biyirukankira noneho amafaranga kaninjira. Ariko wibuke ko bapfira hara ku rugamba kubera ukuntu barwanaga bari kwihambira kugira ngo barebe ko bacyura amafaranga cyangwa babongerera umushahara. Yaba n'insinzi gerweho nibura iryo shimwe nk'abarundi bazahore baryibutsa Kongo ko Gisekedi ko bamufashije. Bajya ngo ati twaragufashije nubwo wadaho dufaranga ariko natwe twagize icyo tugukorera ubasha gukura igihugu cyawe mu maboko ya kibamba. Ariko ibyo bintu ntago byigeze bigerwaho. Hatakariye abasirikare benshi cyane, abana b'abarundi barahatikiriye, intego yabo ntabwo yagezweho. Bakavuga bati rero uko byaba kose muri abayobozi cyangwa se muri abantu twari turi kumwe babonye intego yari yanatujyanye itagezweho ndetse tutanatsinze nta n'icyabaye, kadukomereze ku buryo uretse nta n'icyabaye kamanze soza kakana ati birashoboka wenda kuba bazanagira gutya bakankorera kudeta. Akavuga ati no kugira ngo batazakora kudeta reka mpindura abasirikare nishiramo amaraso make. Ariko icyo kintu uzi ko ari byo ntabwo nagitekereje. Kandi koko numvise ko muri chef d'état major muri état major ya nani ya y'igisirikare cy'u Burundi ngo hari harimo ibibazo byinshi by'uko batumvikana uburyo ki yohereza abasirikare muri Kongo kurwanira igihugu kitari cyabo mu gihe nabo bafite Red Tabara iri kubatesha umutwe, haba mu Kibira, mu Kibitoki, haba muri Bubanza, haba Bujumbura mu mujyi ndetse n'ahandi heshi ko harimo ibibazo. So rero abasirikare buriya abasirikare bakuru bari hariya bafite ubushobozi bwo kuba bamukubita kudeta, kandi bamara kuhagera bakavuga speech cyangwa se akavuga ijambo rikomeye bagahita bigarura imitima y'abaturage. Ibaze nk'umuturage kujya kuri radio cyangwa se kuri kamera, kuri ku ndangururamajwi ukababwira ngo yamarishije abasirikare benshi mu ntambara idafite inyungu muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyangwa se bakavuga ngo kubw'inyungu ze. Ariko ni n'inyungu ze byaragaragaye kuko nta mafaranga yashakaga nyine, yabaye nka perezida wa Afurika y'Epfo. Icyo gihe uko waba uri kose bahita bakujya inyuma, ndetse n'igisirikare ukibwiye ko kidasubira kurwana nacyo cyagufasha.
ntabwo babura kugufasha kubera ko abasirikare b'abarundi barahatikiriye cyane na n'ubu rega bakihatikirira nubwo tubivuga gutya ko bahunze turavuga yuko bamwe bahungiye ku mupaka w'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo za Kamanyu nabo bagiye kugaruka mu Rwanda buriya bakomereje za Uvira kugira ngo bazazamuke bahita binguka ku kibuga cy'indege ariko bigaragara yuko bano basirikare impamvu rero ubona yuko abasirikare b'abarundi bahungiye za Uvira ndetse bakagendana na za ofizi ni ukugira ngo M23 iramutse igiye kubohora turiya duce bakabonera bakubise bazahita bakomereza i Burundi biturize nuko sinakomereza ku byerekeranye nuko Kisekedi yarari minici bakamubaza ati ariko ni kuki ubundi utemera kuganira na M23 oya rwose duhita tunakomereza aho ngaho bivuze neza turebe katwumva ijambo yavuze turishyire mu Kinyarwanda. Vous devez savoir que ce n'est pas aho bari bamubajije impamvu Kisekedi yarabajijwe impamvu atemera kuganira na M23 ati iki direct katwumva icyo yasubije. Vous devez savoir que ce n'est pas une question d'ego, une question d'orgueil ou d'arrogance lorsque nous refusons de parler directement. Aragira ati ntabwo ari ikibazo cyo kuba ari ubwirasi cyangwa kwibona impamvu twanga kuganira na M23 si ngombwa ngo ubitwumvishe kuko ikizima nuko bifite hubwo tubwire nkuko niba wari wabyumvishe byanarize cyangwa se ubishire mu yavuze ati impamvu ntaganira na M23 direct nuko amasezerano yo muri Kenya icyo avuga ivuga yuko imitwe yose yitwaje intwaro ya Nairobi nyine muri Kenya imitwe yose yitwaje intwaro dukwiye kuganira nayo ati rero ntabwo umutwe wa 23 wihariye ati nawo ugomba kujya nk'iyo mitwe tukaganira nayo nkuko tuzaganira n'indi mitwe iyindi mitwe baganira nayo ni iyihe ko yose n'ubundi bakorana harimo imitwe ya mayimayi iyo barakorana turayizi nyine ndavuga ibyo Nairobi ivuga niba banakorana ababisetinze nibo bireba niba babizi ko bakorana ngewe ntabwo shinzwe kuyahindura amasezerano noneho icyo yavuze ati ibyo processes do Nairobi ivuga nuko dukwiye kuganira n'imitwe yose yitwaje intwaro kandi icyo byavugaga nuko tuyidezaruma tuyaka intwaro kuganira nta ntwaro ifite ati rero na M23 igomba kujya mu iyo gahunda ati rero impamvu tutaganira nabo nuko barasha abaturage bari barahungiye mu gunga tibarabagandaguye M23 ati gandagura abagore igandagura abana n'abandi ati ibyo ngibyo rero ntabwo cyatuma tunganira nabo direct izo ni nzitwazo arafi yagize cyambere aravuga ati cya kabiri cyatuma ntaganira na M23 ati kandi gikomeye ati M23 ntabwo ishaka kubahiriza iby'imitwe yindi yasabwe ati cyo nacyo ntabwo cyatuma tuganira hanyuma rero ndi guhera nibaza nti ese iyindi mitwe ni heke imitwe yose yindi tuzi korana nabo ntabwo ngewe mbizi bo nibo babiteguye amasezerano niyo banakorana ubwo wabiteguye nyine niko yabishatse none icya gatatu aravuga ati ngewe M23 ntabwo twaganira kuko niko Kievid ngo ni igikonoshwa baramubaza ati igikonoshwa bishaka kuvuga iki ngo n'u Rwanda runtera ntabwo ari M23 icyo nicyo yatasobanuye nikavuga muri make M23 ntayiriho ni vide ahubwo igikoni nk'igikonoshwa cyihishemo niko yavuze ati nicyo ashaka kuvuga noneho iki ngiki rero nacyo yaje kongera kukivuga ari iminici aravuga ati n'u Rwanda rwanteye n'u Rwanda rwaje rurangamira umutekano w'abanyagihugu banje ariko na Kabila yamuzanyemo ndaza kumuvugaho nawe ati n'u Rwanda rwatumye rwose abaturage banje babura umutekano n'ibindi byinshi yavugiye iminici ati ni gute mutamufatira igihano uyu muyobozi w'iki gihugu mbariza mu nda minisitiri w'ingabo ahita haguruka nabasaba ijambo arambwira ati ndagira ngo mvuge yuko uyu mugabo ibintu avuga abeshya u Rwanda ntabwo rwigeze rutera iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ati ntabwo ari ibyo avuga ni ibinyoma ahubwo twebwe ibyo twashyizeho
ni ingamba z'ubwirinzi kugira ngo twirinde igitero icyo ari cyo cyose cyava muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiza ku butaka bw'u Rwanda. None habona yuko bamuvuguruje ahita ahindura imvugo, aravuga ati ikindi ati ntabwo M23 bundi iriho yonyine, ati umuntu uyitera inkunga ni umuperezida nasimbuye, ati Joseph Kabila. Urumva se atatangiye guhindura imvugo, yatangiye guhindura imvugo, ibyo yavugaga mbere atangiye gushyiramo abandi kugira ngo arebe ikintu cyamukuraho igisebo yagize. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi y'ahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagere hari hituruje kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububirigi, Ubufaransa n'ahandi Asia ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti ikabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 05 76.